ngo isezerano ry'umwana w'umuntu ngo rirangirana n'iminsi ya muntu. Icyakora Uwiteka iyo ari we usezeranye rihoraho kubera ko nawe ahoraho. Ni inkuru ibabaje cyane, ni inkuru ikomeje gushengura imitima y'abantu bagiye batandukanye. Mu by'ukuri ntabwo twabona icyo tuvuga kugira ngo duhumurize uyu muryango, ariko muri uyu mwanya Uwiteka nyir'ihumure ryose ahumurize uyu muryango kandi awukomeze kubwo kubura umwana wabo. Nimuhumure, umugeni arasinziriye yicaye iburyo bwa se, ariko kandi nubwo bimeze gutya Imana izahanagura amarira ku maso yabo, kandi urupfu cyangwa kurira cyangwa gutaka cyangwa kuribwa bizongera kubaho kundi, yewe n'umuborogo, kubera ko ibya mbere bishize. Rero nimukomere, umugeni aratashye, urugendo rusigaye n'urwanjye nawe uyu mwanya uri kunyumva. Ndakwifuriza ko Imana ikomeza kukurindira ubugingo kandi ikaguhaza uburame, ariko nubona umuntu nk'uyu agiye, ujye usigara wibaza ngo harya ubundi njyewe niki gitumye nsigara. Nurangiza ubwire umutima wawe ko impamvu Imana igusigaje ari ukugira ngo utunganye ibidatunganye, ari ukugira ngo ntunganye ibidatunganye. Ariko kandi kuba twebwe tukiri guhumeka uyu mwuka w'abazima, kuba tugejeje aha ngaha muri uyu mwaka wa 2025 mu mpera zawo tukiri bazima, ntabwo ari uko dukiranuka kurenza abandi, si uko hari icyo twatanze, si uko hari ikiguzi twahaye Imana, ahubwo ni ubuntu Imana iba yatugiriye. Rero munkundire dufate uyu mwanya muri rusange, mwebwe tubana hano umunsi ku wundi, twihanganishe umuryango wa nyakwigendera. Amazina ye yitwa Ishimwe Sylvia Mamie, akaba yaravutse ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'1994. Yitabye Imana ku itariki 26 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka w'2025. Inkuru ibabaje cyane, inkuru nk'abantu mwe nabona uko ndi busobanure, ariko mwihangane mubane nanjye mbe nabagezaho iyi nkuru. Abantu bagiye batandukanye bari gukomeza kugenda bibaza bati mami yazize iki, ntabwo twabyumva, bigenze gute, uyu mwaka uratubabaje, uyu mwaka ni uw'agahinda. Biragoye ko wakwimvisha ko wari uri kumwe n'uwawe mu kanya gato nk'ako guhumbya ukaba uramubuze. Ubundi mami yavukiye mu karere ka Gatsibo mu ntara y'Iburasirazuba, avukira ahitwa Kiramuruzi, akaba yari atuye mu murenge n'ubundi wa Kiziguro. N'abantu mwe ni ibintu biteye agahinda cyane, ariko mwihangane. Muririmbyi niwe wuzuye umwuka aravuga ngo Yesu we yabonye ko dutinya urupfu, arangije aruhindura irembo bijyanye nawe. Mu gihe benshi bari gukomeza kugenda bibaza bati mamiye azize iki, niki cyamwishe, nagiye mbona abantu bagiye batandukanye bagiye bakomeza kugenda batanga ibitekerezo bati yishwe iki n'iki gutya na gutya, ariko njye niyo mpamvu rero nje hano gushyiraho umucyo kuri bimwe byagiye bitangazwa ku cyaba cyahitanye ubuzima bwa mami. Rero mwihangane mubane nanjye mbe nabagezaho uko mami ye yaje kuza kwitaba mu Imana, nk'uko n'ubundi tubikesha amwe mu makuru y'abantu bagiye batandukanye bagiye batangaza, by'umwihariko abaturanye n'uyu muryango wa nyakwigendera. Mu gihe benshi nagiye mbona bagiye bakomeza kugenda bagira bati ni impanuka, abandi bati nimutubwire bimeze gute. Kugeza kuri ubu ngubu amakuru ahari aturuka mu nshuti za hafi
z'uyu muryango wa Mamiye akomeze no kuruhukira mu mahoro. Bavuga ko Mamiye yitabye Imana azize uburwayi. Ubwo rero abantu benshi bibazaga bati yazize iki, ngira ngo wenda murasobanukiwe, ariko kandi nimuhumure urupfu nirushaka warwo ujye utumbira Yesu, kubera ko ari we wenyine uzakugeza mu ijuru amahoro. Dukomeze kwihanganisha umuryango wa Mamiye. Amakuru anavuga ko Mamiye yari umwana umwe mu rugo iwabo. Ibintu rero bibabaje kubura umwana wawe wari ufite, byongeye ari nawe wenyine. Birumvikana muri kumva agahinda umuryango w'uyu mwana w'umukobwa, agahinda bafite. Rero bikaba biteganijwe ko ku munsi w'ejo, ubwo hazaba ari kuwa mbere ku itariki 29 n'ubundi z'ukwezi kwa 12 2025, kuva isaha moya zuzuye no gufata umubiri ku bitaro bya Kibungo, naho isaha 4 kugera isaha 5 zuzuye no gusezera ku mubiri wa nyakwigendera mu rugo rw'ababyeyi Ikiramuruzi, naho isaha 6 zuzuye n'amasengesho yo kumusabira mu rusengero rwa ADEPR Kiramuruzi, isaha 8 no gushyingura mu irimbi rya paruwase Kiziguro. So rero munyemerere njyewe nsoreza ahangaha, mbashimire kandi mbifurize gukomeza kugira n'ibihe byiza. Ariko kandi isaha 9 zuzuye no gukaraba muri sale ya paruwase n'ubundi ya Kiziguro. Imana ikomeze guha iruko ridashira Ishimwe Sylvia Mamiye witabye Imana ku itariki 26 z'ukwezi kwa 12 2025. Bivugwa ko rero yazize uburwayi. Rero abari hafi y'uno muryango mugende mubabe hafi, mubakomeze. N'ejo ku itariki 29 nibwo azashyingurwa cyangwa se azasezerwaho bwa nyuma. Muzagende mubafate mu mugongo, tuboneho no kwihanganisha umuryango we. Imana ikomeze kubaha ihumure, kandi Mamiye nawe Imana imuhe iruko ridashira, naho mu gitondo cya kabiri cy'umuzuko.